Ndagira ngo mungire inama. Ubusanzwe njyewe ndi umu animatrice, ariko kano kanya tuvugana ubu ndatwite inda ifite amezi 2. Mu by'ukuri ni inda natewe n'umwana w'umuhungu w'umunyeshuri muri icyo kigo mbereyeho animatrice. Ni umwana w'umuhungu ukiri mutoya, ndusha imyaka 10. Ni umwana ufite imyaka 22 kuko njye mfite imyaka 32. Uwo munyeshuri yiga mu mwaka wa gatandatu segonderi, urumva hamaze imyaka 3. Ubwo uwo munyeshuri yari mu mwaka wa 5 segonderi, nibwo nagiye kubona mbona umusore atangiye kuntereta. Gusa ni umusore mwiza pe, ibi nimbivuga ni umusore mwiza, kumwe bavuga uti uyu musore ni mwiza. Ni umwana muremure wabayeho neza iwabo, ni umwana wo mu bakire wabayeho neza w'ibogari ku buryo kabisa no kumureba gutya ku isura ntabwo wamukekera iyo myaka, wagira ngo afite nk'imyaka 30 na. Ni umusore wakuze neza kabisa, mwiza kandi w'ibogari. Hanyuma mu mwaka wa 5 rero, ubwo ni umwaka washize, nibwo umwana w'umuhungu nagiye kubona mbona atangiye kuntereta. Atangira kujya ndeba ukuntu, ariko nkagira ngo ni bya bindi byo bwa adolesa by'abanyeshuri nyine, nkavuga nti na adolescence iri kumushuka nyine kuko ntabwo yantinyuka. Ariko umwana w'umuhungu yari akomeje. Yari wa mwana twabaga turi nko ku ishuri mu gitondo mbere yuko ajya muri classe, akaza kanshaho akambwira ati animatrice waramutse ute, narinje kugusuhuza, ugira umunsi mwiza, akazi k'uyu munsi kakubere keza. Tukaba tumaze kugera mu masaha nimugoroba, kumwe abana bagiye muri refectoire kurya ibya nimugoroba, akaza kansuhuza, animatrice wiri ute, umeze neza, urare neza. Nagira nkabona ndeba ukuntu bidasanzwe nyine, nkabona sinzi pe, biratandukanye. Hanyuma umunsi umwe rero yaje kwerura, ambwiza ukuri. Icyo gihe ndumva harashize nk'ukwezi mbona afite imyitwarire idasanzwe. Umwana w'umusore umunsi umwe yari kuwa 6, nta masomo bafite, araza nsanga naye nicaye. Urabona muri weekend nyine twirirwana n'abanyeshuri, dukora amasuku mu kigo, tureba ibintu bitagenda neza. Umwana w'umuhungu yaraje ansanga naye nicaye ku gatebe, aransuhuza. Ariko nawe ntangiye kubikeka ko ankunda kuko nabonaga ntazi uburyo yitwara. Araza arambwira ati Sanimatiri, hari ikintu ngiye kukubwira kuko numva gukomeza kubigira ibanga binaniye. Ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, ati kandi bimaranye igihe. Ariko nari narabuze aho mbihera, ariko aho kugira ngo nzanigwe n'ijambo, reka nzanigwe n'uwo ndibwiye. Njyewe naragukunze pe, kandi ntunsuzugure kuko mbona mu mwambaro w'ishuri cyangwa kuko mbona kuri iyi ntebe y'ishuri. Ndi umuntu mukuru, ibi nkubwiye ndakomeje kandi mbikubwiye mbizi neza ko bishoboka ko wambera umukunzi. Yarabimbwiye biransetsa cyane, gusa narabikekaga nanjye. Ariko bimwe byacu nk'umuyobozi w'ishuri, urumva ndi umu animatrice, nshinzwe abakobwa, nshinzwe imyitwarire y'abanyeshuri n'abahungu. Naramubwiye ibyo ntabize, ntabwo byakunda, ndi umuyobozi wawe. Umwana w'umuhungu arambwira ati reka kubigira joke. Ati njyewe mu buzima busanzwe tuvuye hano ku ishuri ndakora, nta kintu na kimwe wakifuza ngo ukibure, kandi nifuza yuko nindangiza kwiga segonderi byibuze nta myaka 2 izacamo ntararongora. Rero njye ndagukunda, sinitaye ku myaka undusha, icy'ingenzi nuko numva yuko naba umugabo kandi numva ko nkuze bihagije. Mu by'ukuri naramuhakaniye, ndamubwira nti uramenye shira birarura, ntabwo byakunda, ndakuruta cyane, uri umwana, uracyakeneye kwiyitaho, uracyakeneye kubaka ubuzima bwawe, nibwo ugiye kurangiza segonderi, ugomba nyine ibintu nk'ibyo. Ariko ntibikuyeho ko ntabonaga kari bogari. Wa musore nyine abakobwa bose ubona baba bashamadukira, bose basaze, kuko ni na vice doye wo ku ishuri nyine iryo shuri imbere hari matrice. Uwo mwana w'umusore naramuhakaniye.
nanjye nkabibona ko ari mwiza pe. Mbo umuhungu ntiyacitse intege, yarambwiye ati mbo kano kanya wenda urikumva ko bidashoboka, ariko hari igihe uzabona yuko bishoboka. Aragenda aranyihorera. Yakomeje rero kujya nyine abingaragariza ko ankunda, ariko mu buryo bw'ibanga, nta bandi bantu babikekaga. Oya, iminsi yarihiritse rero, nyuma bajya muri vakanse. Bamaze kujya muri vakanse, ndabyibuka muri iyo vakanse naje kugeramo anniversaire, nibwo nari nujuje imyaka 32. Anniversaire nayigize muri vakanse, inshuti zanjye ziraza ziza kunsura, yewe harimo n'abarimu bakeya bo ku ishuri n'abandi bantu, nyine abantu banjye. Nagize anniversaire, ikirori cyabereye mu rugo iwanjye, ariko ikintu cyanunguye ubwo abashyitsi bazaga, nagiye kubona mbona na wa mwana w'umusore utaha mu mujyi, kuko njye mba mu ntara iruhande rw'icyo kigo abana bigaho. Ubwo twari muri vakansi rero, nagiye kubona mbona mu bashyitsi banjye baje muri anniversaire yanjye, umwana w'umusore yajemo afite gift nini ipfugitse, kuko yaje anzaniye kado. Ndamubaza nti se wamenye ute ko mfite anniversaire? Arambwira ati rero animatrice narabikubwiye, iyo ukunda umuntu ukurikirana ibye byose, ukurikirana ubuzima bwe. Ntago rero kujya wagize anniversaire nari bubiyoberwe. Yampaye gift. Urumva umwana amaze imyaka 2 nyobora, kumpa impano ni ibintu byoroshye. Yaramaze kumenya ibyo nkunda, ibiki, ku buryo kumpa impano byari kumworohera. Yaje nitwaye pe, umwana rwose uhagaze neza, yaje nitwaye mu kamodoka ke rwose, n'umwana wo mu bakire. Mbo nta kundi ndamwakira mu bandi bashyitsi. Rero ibirori byararangiye, tunywa inzoga, bimwe bita after party, ababyeyi batashye, abantu urubyiruko rusigaye tunywa inzoga. Nta kibazo nari mfite cyo kunywa inzoga, kuko twari muri vakanse, ntabwo nari butinye kunywa inzoga kuko ari umwana nigisha. Twaranyweye ewana, kandi hari inzoga nyinshi z'ubwoko bwose, turasangira kugeza ubwo dusinze. Bwaragorobye, abashyitsi batangira kugenda bataha, ariko mbona umwana w'umuhungu ntari gutaha. Mbo twarakomeje turasangira, bijya kugera saa 3:30 za nijoro, hafi saa 4, twasinze biteye ubwoba. Abari basigaye bari abaturanyi banjye n'uwo mwana w'umunyeshuri umwe. Abaturanyi baransezeye barataha. Ndangije ndamubaza nti se kana, ko mbona bwije ntabwo uri butahe? Arambwira ati rero nanyweye cyane, ntabwo nabasha gutwara, kandi mpuye n'abapolisi nabihanirwa. Wanyemereye niba ntacyo bigutwaye ko mbona inzu yawe ari nini, wamburira icyumba nararamo? Urumva nk'umwana wavuye mu mujyi aje kundeba, aje kunsapotinga gusa. Navuze ni nta kibazo, cyane ko n'umunyeshuri nyobora, nyuma y'ibyo n'umunyeshuri nyoboye. Naramubwiye nti ntacyo bitwaye, hano mfite ibyumba 3 byararagamo abavandimwe banjye mbere yuko bajya kwiga, urarebamo kimwe uraramo. Umwana w'umuhungu rero yaragiye afata icyumba, noneho nanjye ndara mu cyumba cyanjye nk'ibisa. Sanzwe, ariko twari twasinze pe. Nivuga ngo twari twasinze ubyumve, twararyamye. Bigeze hagati mu ijoro, nagiye kumva numva umwana w'umusore aje ansanze mu buriri bwanjye aho nari ndyamye. Harashize nk'isaha imwe tugeze mu buriri, kuko nta mwanya munini wari ushize. Noneho njye nari ndyamye, numva nanjye nari nasinze. Nagiye kumva numva umuntu, ndanikanga cyane, ndamubaza nti uje gukora iki mu cyumba? Yampamagaye icyo gihe mu izina ryanjye,
arambwira ati ntago byankundira ko ndara hariya nzi ko uryamye hano, reka byibuze turarane basi ngupfumbate ibyo byonyine, ne kwiraza kandi naje kugusura. Nkumva nanjye nayo nisindiye, ntamubwiye nta kibazo, niba ari byo ushaka ngwino uryame hano. Yari yambaye ibogisa n'isengeri, hanyuma njye nayo nambaye agakanzu k'akarobe de nuit nyine tuno bararana. Umwana w'umuhungu yaraje rero mu cyumba cyanjye, turapfumbatana turaryama. Mu gupfumbatana urabona twambaye umubiri, numvishe umubiri wanjye muri njyewe ntangiye guhinduka. Numva ntangiye gutekereza ibintu bitandukanye. Umwana w'umuhungu nawe mu kumfumbata atangira kunkorakora mu buryo budasanzwe. Iwana arankorakora kabisa, nashidutse numva ngiye nshaka ko turyamana, ariko nk'umuntu mukuru naravuze nti nubwo mbishatse ariko ntago mbimwereka, reka nkomeze ntuze. Nubwo nari nasinze ariko nari mfite akantu k'ubwenge. Umwana w'umuhungu yankoze ku mabere, ankora ahantu hose, kugeza ubwo ya robe de nuit nari nambaye rero ayinkuyemo. Nyuma nanjye ndavuga nti ariko ubundi nikomeza mu biki ko mbishaka, ubundi kuki nikomeza? Byarangiye dutangiye gusomana, finally umwana w'umuhungu arandongora aho ngaho iwanjye. Gusa mu kundongora yarembwiye ko atari bundangirizemo, kuko ndibuka iryo joro nubwo nari nasinze naramubaje nti ese ufite agakingirizo ngo twiporoteje? Arambwira ati se animatiri nagatunga mu biki nakagendana mu biki ko ntari nabipanze nanjye mbishatse kano kanya? Ubwo nanjye kuko numvaga rero mbishaka cyane, nabuze ukuntu muhakanira, nabuze imbaraga, kandi mu by'ukuri nanjye mbishaka. Arambwira ati wowe humura, nimba uri no muri ya minsi yanyu yo gusama ndarangiriza inyuma rwose, ntabwo naguhemukira. Umuhungu twararyamanye kuva iryo joro kugeza bukeye, ni ukuvuga ngo twaryamye mu gitondo, gusa nkabona ari kujya akuramo akabirangiriza hanze. Icyo gihe byararangiye. Nyuma agiye gutaha arambwira ati ese animatiri na n'ubu ntabwo wumva yuko twakundana ukambera umukunzi? Arambwira ati ese ubona ndi umwana? Ati ngenda umuntu mukuru, mfite bizinesi zanjye natangiye gukora, mpembwa amafaranga agaragara, nishyurira minerivare, nditunze, niki gituma utanyemerera? Wagerageje basi amahirwe bikazanga, ariko twagerageje. Mu by'ukuri numvaga nanamwishimiye uwo munsi, ku buryo numvaga namubwira nti reka tubikore, ariko ndavuga nti akazi kanjye kapfa kuba animatrice, reka mbireke mbyirengagize nubwo numva mwishimiye. Naramuhakaniye rero rwose pe. Noneho asubira iwabo mu mujyi, dukomeza kuvugana kuri telefoni. Uretse ibyo